isandi bugerere mu Rwanda ati ndayibwirwa n'igihe turi bugerere mu kibuga cy'indege cyo muri Kenya mwabantu mwe kuva nabera sindajya muri Amerika baca hehe baza mbaza nkubaze baca he bagenda mbaza nkubaze aho nzi urugendo rutangirira ni ku kibuga cy'indege ni naho nzi ngiye ni nk'urwange ku mutwe wanjye rurangirira kuko sinzi izindi nzira bagenda banyuramo ku kibuga cy'indege muri Kenya akimbwira gutyo nahise maza nisubwo shiri muragira mu Rwanda ryari ndataha singeze mu gipangu mbyutsa abashuti banye ni mu byuke ndarongowe Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Hello guys, bakunzi ba Kigali News Channel, reka ntangire mbashimira ndetse nanabaha ikaze mwe mukomeje gukora subscribe kuri Kigali News Channel, ndetse nanibutsa n'abatarakora subscribe mukore subscribe kuri Kigali News Channel kugira ngo mujye mubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho. Uyu munsi rero I think muranzi ko ndi storyteller, ariko uyu munsi mbafitiye inkuru ivanze n'inama kandi byakasa mutwe. Mbere yuko mbanza kubatera iyo nkuru kambanze mbabwira ibintu mugomba kwirinda. Mbere na mbere mujye mwirinda abantu babahamagara cyangwa se babandikira mutabazi, cyane cyane nko kuba social influencer ariko no ku muntu wore wese byabaho. Ikindi mwirinde abantu baba mu ngo zanyu cyangwa se bahacumbika babasura bigize inshuti babasura bigize iki, mujye mubirinda mujye mukora attention kuko abantu ubu bose babaye babi ubujura bwareze noneho bumaze kuva ku rwego twari tuzi rugeze ku rwego tutazi kandi bunyuze mu nzira izarizo zose zishoboka. Mujye mumenya ko uko iterambere rizamuka niko niteka mitwe ryaguka. Uko iterambere ry'igihugu rigenda rizamuka niko abajura bagenda biyongera, niko imbobo ziyongera, niko indaya ziyongera. Nubwo mu Rwanda bakoresha uko bashoboye, leta yacu igakoresha uko ishoboye kugira ngo irwanye icyo kintu, ariko ntago wakimara mu bantu bose. Nta muryango buri kigoryi muri make niko nabivuga. Ngewe reka mbahe inkuru. Ejo bundi umuntu yaribwirije anyandikira ambwira ko anzi, yabonye nimero yanjye kuri YouTube gutyo bisanzwe, ambwira ko yankunze, arambwira ariko mwabantu mwe yaranye scrollse hahandi nyine mvuga ntisinkire kavukire y'i Kigali n'abantu kandi ubwo musanzwe mumbaza ngo mvukaye mwumvireho ngende kavukire mu murwa. Ubwo rero umutipa arakunyegerereye arambwiye ati ngewe mba muri Amerika rwose, yakoreshaga nimero y'Inyamerika, niba nayita Inyamerika niba nayita inki ntabwo mbizi, gusa yari +1. Aranyandikira arambwira naragukunze ngewe ndi mu Black America, mama wanjye ni umunyarwanda, ambwira izina rye ngo yitwa George. Ubwo ngubwo arambwira ati rero ngewe naragukunze ndashaka ko tuganira nkakubwira ibyanjye nawe ukambwira ibyawe. Ahita ambwira ati rwose ubu ushobora kumbwira ku buzima bwawe. Ubwo muviriye mugira imuzingo. Simaze kumuvira imuzingo, mugereye imuzingo nawe mviriye imuzi ibinyoma arambeshye koko harashye. Arambwira ati rero ngewe kubera ko ndi umunyarwanda nubwo papa wanjye ari umunyamerika, ariko ngewe nkunda cyane nishimira cyane kuba ndi umunyarwanda kurusha kuba ndi umunyamerika. Ati rwose nifuza no kuzashaka umugore w'umunyarwanda, ati nabibwiye mama wanjye arabikunda, ati none ngize Imana ndakubonye, ati ubwo rero koresha uko ushoboye tubonane. Ndamubwira nta kibazo rwose, urumva nawe umukobwa wumvishije kujya hanze wabonye ifoto y'umusore mwiza nk'ukuntu yasaga, ndavuga nti ahaho ndahagwa. Guys, umujama twaraganiriye arambwira ibaze twamaze iminsi 3 duteretana turi mu rukundo. Mbese ku munsi wa 4 arambwira ngo agiye gukatisha itike y'indege imuzana mu Rwanda, tubyemeranyaho. Itike aragiye ngo arayikatishije, ubwo niba nabyita ibishushanyije niba nabyita iby'inzozi ntago mbizi. Itike ubwo ngo aragiye arayikatishije ishushanyije, mbese ubwo muri make namwe murabyumva. Amaze kuyikatisha
arampamagara arambwira atumva mu gitondo ndurira indege ati muri iri joro ndurira indege ati nshobora kuza kugera mu Rwanda ati isaha ndi bugerere mu Rwanda ati ndayibwirwa n'igihe turi bugerere mu kibuga cy'indege cyo muri Kenya mwabantu mwe kuva nabera sindajya muri Amerika baca hehe baza mbaza nkubaze baca he bagenda mbaza nkubaze aho nzi urugendo rutangirira ni ku kibuga cy'indege ni naho nzi ngiye ni nk'urwange ku mutwe wanjye rurangirira kuko sinzi izindi nzira bagenda banyuramo sha ubwo naraye nkanuye tuvugana bigezemo hagati arambwira ati rero baby wanjye ubu nuriye indege ntago neto akaziri bwongere kubaho ntago turi bubashe kuvugana atubwo turongera kuvugana ngeze ku kibuga cy'indege muri Kenya cyangwa se ngeze mu Rwanda nti cyane rotipe wawe ubwo natangiye kumwita umugabo wanjye kabaye nahihibikanye umutipe nagiye kumva bigeze nka saa 10 za mu gitondo abarambwiye ati ngeze ku kibuga cy'indege muri Kenya akimbwira gutyo nahise mazana isubwo shiri muragira mu Rwanda ryari nubwo muragera mu Rwanda ryari ati nka saa 2 ati turaba tugeze mu Rwanda ubwo nangizo saa 10 nahise mpamagara umuntu w'inshuti yanjye ukorera i Remera nzi ukora indabyo za sawa koko ntabwo ngiye kumwamamariza nabinsa bazanyishyura shamba ndamuhamagaye ndamubwira numva ndashaka ururabo rwiza ariko rwa rundi rw'umu diaspora ubwo nikojeje ku muntu wanjye Andirodi bamugujije amafaranga abarayankubise inote y'ijana nanjye nayo mfite 47 ubwo mbajugujugu ni Remera nkoresheje ururabyo rungana gutya nakoresheje ururabyo rundusha ibiro sibirangije ururabyo ndarukoresheje ndaje nkodesheje ikanzu nkoresheje inzara mbese nditayarishije ndi umukobwa nyine utabaho ugiye kwakira umugabo ugiye gukora ubukwe sha burya mu minota mike bari bamaze kunkorera indabyo ikanzu maze kuyibona inkweto nuko byose ndataha singeze mu gipangu mbyutsa abashuti banye ni mu byuke ndarongowe barabyuka ariko yampamagara ko telefone yanjye muri iyi minsi ifite ikibazo cyo kwishyira loudspeaker yampamagara nkajya ku ruhande kugira ngo atagira uwumva ibyanjye n'umugabo wanjye mbese atagira n'ubyinjiramo abakobwa ndabashyuhije bigezemo hagati ubwo akaba yampuje n'umugore ngo ni nyina agiye guhaguruka agiye kuva muri Amerika aza mu Rwanda akaba yampuje n'umugore ngo ni nyina umugore mwiza kubikoko mwiza usa na biki sha umugore turandikiranye ntitwavuganye ngo numva ijwi ryemenye ngo ni umugore cyangwa se siwe mbese nukwandikirana gusa ati mbabarira umwana wanjye ntagira ikibazo mwiteho mufate neza iki ni ibintu byinshi cyane ntihumura rwose humura mabukwe humura nta kibazo ntaribi mama wanjye burya umugore byarangiye umuhungu we yuri indege araza ntageze mu Rwanda ubwo umugore aratangiye arambaje ati ko umwana ageze mu Rwanda wabukinze hoteli mbanonye nadukiriye undi muntu nawe mugujije amafaranga barayankubise maze kuyankubita negera abashuti banye ndababwiye niko ari mwebwe twari tuzi ahantu hari apartment nshyashya zuzuye vuba batangiraga kuri make mbanegereye umwe muri abashuti banye ndamubwira ni se wakwihanganye ukampamagarira wa muntu wari kuri apartment ko nshaka icyumba cy'iminsi 4 njye numvaga ndi bufata ahantu y'iminsi 4 hanyuma yarangira nawe akishyurira nyine tukaba turi no gupanga gahunda z'ubukwe n'iki burya muzi ibintu umusore wanyu yankoreye umugabo wanjye muzi ibintu yankoreye burya yageze ku kibuga cy'indege arampamagara arambwira tumva rero nkubwire ati ngewe kadi zanjye zose ntago ziri gukora network zanze ngo kandi ngo iyo uvuye muri Amerika ngo uri kwinjira mu Rwanda ngo hari ikarita ngo baguha ngo ya welcome card ubwo nabisobanuriwe n'umuntu bari kumwe ngo kuri airport mbese umwakiriye ngo hari ikarita ngo baduha ngo za welcome card ngo kandi ngo iyo karita ngo bayishyura ngo 80,000 ati none rero ubwo connection zanze wowe yanyoherereze nyishyure ati hanyuma nimara kuyishyura uzunyakire dutahe tugenda kuruhuka ndananiwe ati ubundi connection iziza kwemera turaza kuza kuretira amafaranga yo kwifashisha muri gahunda zacu zose nge nayi nabyemeye ko ntacyo nari mbiziho ntacyo yavuga ngo mpakane kuko nta makuru na make nari mfite yo kugenda no kugaruka by'umuntu ujya muri Amerika cyangwa uvayo nanjye ubwo mba ndavuze nti ntaribi
abashuti banjye tukicaranye bahise bambwiye atakoriza uri mu biki ubundi uri mu biki uwo muntu murimo kuvugana udashaka ko twumva nibyo muvugana urimo ahubwo udushyushya ngo nitwaka ibyumba ngo nitwambare ngo tugende kumwakira ubundi uwo muntu mumaze igihe kingana ikimukundana ntitumaze iminsi ine bati cyuhu umushuti wanjye w'umunyamurenge baradutse ati ngo iki atuzi kuri igicucu ati byonyine umuntu uri muri Amerika ashobora gukatisha itike uyu munsi akazaza mu kwa ubu ngubu turi mu kwa kangahega turi mu kwa 9 ati umuntu uri muri Amerika ashobora gukatisha itike mu kwa 9 akazaza mu kwa 10 cyangwa mu kwa 11 cyangwa mu kwa 12 cyangwa mu kwa 2 ushingira kucyo uvuga ko umuntu mumenyanye mu minsi ine akaba umunsi wa 5 yuri indege muzana mu Rwanda yari yarakatishije mbere se yuko mumenyana tubwira yuko ari ubwambira kandagiye mu Rwanda ari we muntu utumye aza mu Rwanda atanahazi n'umuhungu wa Biden se bimeze bite sibwo ibintu bincanze ntariko rero mwebwe ntimurashaka kunsenyera murashaka kunyicira urukundo mushaka kunyicira ubukwe ngiye rwose mumbabarire umugabo wanjye batizi baho ngaho nta mugabo ufite bati nta mugabo ufite none riteka ryose ati uwo muntu umuhamagare tuvugane mba ndamuhamagaye namwe se sheri nyohereze gute batariko ntayo wohereza icara aha ngaha nyohereze gute ntimisibe ubwo niko mbabwiye senya senyera buryo uzi buryo umutipe ubwo simuhamagaye ndamuhamagara noneho bambuza gusohoka hanze abo bakobwa babizi ko nabo byababayeho sibambujije gusohoka hanze turavuganye bumva uko nari kunkomve ku buryo bwose nshobora kumwoherereza amafaranga urumva birangira uwo mukobwa ambwiye ati mubwire we ugenda umusangeyo tugende tuguherekeza umusangeyo ayo mafaranga uyishyure muri kumwe n'uwishyurira ariko wamubonye uwo mugabo baramwumvisha niba yarumvisha nyongorera ngo ariko abo bantu bakuri mu matwi baragushuka umukobwa baramututse ati kahambe gakubitwe n'inkowa muteka mitwe wakahamba wantumbiwe wanturo wangegera ibintu byinshi cyane uzakimutuka gutyo nahise nkupa ndarira ndasara mu nzu ndasizora nturansenyeye ugasenyerwa n'uburetwa uransenyeye wamugomewe sikuno yambwiye ati ntabwo ngusenye ndamubwiye nti mvaho konso bamwitaga konsori mvaho nihamagara umugabo wanjye mba ndahamagaye uzi nongeye guhamagara bakuntukiye ibitutsi mwambwa akazi mwe mwandaya mwe by'ababyeyi n'ibiki byose arantuka arankubura ati burya nta gisambo kibi kindi namwe muri ibisambo mwangegeramwe nahise nkupa ndumirwa barambwira ati ngare amafaranga wari ugiye gutwika ngo woherereje diaspora ije kugukorera ubukwe ati mbwira ubukwe twari bugutahire nta muntu utatse amafaranga yiwe ngo ejo cyangwa ejo bundi uzaba yamuhaye ufite umugabo shaga byaranshanze ndaseka ndatembagara mw'abantu mwicare muzi ngo cyarandenze nimbabwira ngo cyarandenze mu byumva ariko ko cyandenze byatumye mbona ko hari abantu nyuma yaho mba ncumbikiye umukobwa nawe baranyibye acunga ntahari ariko nazi neza ahantu nagiye azi igihe ngomba kuhavira umva anyiba nta gihunga nta nicyo yikanga inzu yose arayeza bivuze ngo niba uzi kuri muri ghetto iyo nama nayiha nk'abantu baba muri ghetto kubera ko nta mugore wubatse waza n'ingetura yose atoraguye ngo aje kuyicumbikira niba uzi kuri muri ghetto ukaba uzi ko uba wenyine witrayinga gufata umuntu ngo ushyire mu nzu iwawe utazi yava niyajya ngo ni inshuti yawe ngo aragusuye no way mugabanye irungu numva ufite irungu ufata telefone yawe ujye kuri YouTube usacinge Kigali News Channel urebe ibiganiro tukugezaho irungu rishiri niba wumva se ufite irungu sohoka ukinga inzu yawe urebe iyo ujya ntago kuba ufite irungu bigiye gutuma wizanira ikishi mu nzu njye kuva ubwo nk'ubu ngubu sinshobora gukinisha gucumbikira umuntu uko nishyiramo ko yanabyuka akanyica niba umuntu ashobora kubyuka akazinga ibyo byose agacaho nishyiramo ko yanabyuka akaniga none se abonye ntaho ugiye ngo akubone umwanya wo kukwiba urumva atakwiba yakwishe sinshatse kuvuga ko aba diaspora batabaho cyangwa se badahari barahari pe
barahari ndetse b'abana beza ndetse b'abanyakuri nubwo hataburamo n'ababeshyi ariko harimo barahari b'abana beza b'abanyakuri pe ariko niba uvuganye n'umuntu ukabuzi neza ko utamuzi nturahura nawe nta kikwemeza ko uwo muntu anahari nta kikubwira ko atari na Sophie irimo kukwandikira. Try your best umenye ngo uyu muntu turi kuvugana ni muntu ki ari he umenye ibye neza shishoza think twice. Nisubu ntibari bayariye uza abantu nari maze kuguzaguza icyo nzi cyo nta nubwo bari kumpambira gusa. Deka mbabwiza ukuri ntago bari kumpambira gusa ahubwo se vuga ngo abantu nari maze kwaka amafaranga yabo no mubare w'amafaranga nari maze kubaka iyo bampagarika nkare bakababwira ati ngaho ni mu mugabane buri wese atwara hashaka kugira ngo nari no kubakwira. Ntago nari kubakwira nubwo bari bunyogoshe n'umusatsi bakawugabana ntago wari bubakwire. Ubundi runguri kwica gute ufite Kigali News Channel ko ari byo mbabwira buri gihe ntimwumve nakubwiye ntikora subscribe byibuze ujye ureba ukuntu nje nka kwibaraguza imbere bigira inzira. Warangiza ugafata ibintu ugatindikira mu nzi wawe ukajya kuri telefone ukandika umunsi ukagushiraho ndo wa gatatu umuntu akarinda yafata indege ava hanze akarinda yagera mu kibuga cy'indege muri Kenya yakatishije indege y'iminsi 3 akarinda yagera mu kibuga cy'indege mu Rwanda ugomba kumwohereza 80 ariko sha ngiye cyo nabwira ni mutekereze kabiri kuri buri kintu cyose ugiye gukora. Ibintu mwihaye ngo gahunda no kwigira ibimara mutazumva tubivuga ngo mugire ngo turabyigira. Iyo ugerageje kukigira birakunanira kuko iyi Kigali ntiwayiba muri ikigoryi. Cyo nabwira abantu mutekereze kabiri kandi nshimire n'abantu turi kumwe hano kuri Kigali News Channel ndetse nabo mutarakora subscribe muyikore kugira ngo mubashe kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho tubarinde irungu n'ibisambo. Ciao ciao ndabakunda mwe. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.